J'ai toujours, 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 au service de Dieu et au service du pays. J.A. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu ni umunsi wa Pathfinder Day, umunsi udasanzwe kandi twagiye umugisha kuko abajeya benshi twese turi aha ngaha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nejejwe n'uyu munsi kugira ngo ngire amahirwe yo kuganira n'urubyiruko rwo muri firidi yacu rugizwe n'ibyiciro bitandukanye, harimo abaje bakiri batoya, abagimbutse, abakuze. Imana ihabwa icyubahiro. Hari indirimbo twatangije, indirimbo y'125. Iyo indirimbo nkunda kandi nifuza yuko namwe mwayikunda. Yavuga ngo nk'uko izuba rituvira, ngo hari izuba rwose, kuko izuba rituvira rikarabagirana, niko umucyo wo mw'ijuru bansabye mu mutima. Imana ihabwa icyubahiro. Icyampa uko urumuri ruko tugeraho ari nako umucyo wo mw'ijuru wuzura imitima yacu. Ukuyemo ibyamanjwe utangaza ibihishwe, kuko mu mutima wanjye njyewe natuje umukiza. Mbega intego nziza! Ibyamanjwe byavuye mu mutima wanjye, ibihishwe byavuyemo, ahubwo aho byari biri nahatuje umukiza. Nataye agahinda kose, ntabwo kikitayeho. Niba nshonje biramaze, niba nkenye biramaze, niba mfite ibibazo ibyo ari byo byose biramaze, kuko Yesu yampaye umunezero mu mutima wanjye, kuko unyambika amahoro. Aya mahoro akamera nk'urwitero. Iyo ntekereje uburyo mumaze icyumweru cyose muri aha ngaha mu ndyamo itanejeje, ariko nagiye ngerageza kureba mu maso yanyu ngasanga buri muntu wese anezerewe. Imana ihabwa icyubahiro rwose, kuko unyandika amahoro ameze nk'umwitero. Muri uyu mwanya nkwerekejeho umutima, ndakwishimira cyane. Nzagezwa iwawe mu ijuru na rwa rukundo rwawe. Mukiza waranshunguye, ndi uwawe uko ndi kose. Mbabarira unyemerere guhimbaze, nkubere umucyo waka. Twaramucyo, rumuri nirwo rugomba kuturanga kugira ngo tugaragaze umucyo twakiriye uvuye mu ijuru. Kwerekejeho umutima, ndakwishimira cyane. Nzagezwa iwawe mu ijuru na rwa rukundo rwawe. Mbega umucyo w'agatangaza wansabye mu mutima. Ineza y'Umwami Yesu yambereye nk'umucyo. Ibyo ngibyo nibyo biduhatira kuza mu ngano nk'aha ngaha, maze umucyo wo mu ijuru wamara kundasira, umunezero ukansaba, ku buryo ibyanjye byose mbitesha agaciro bitewe yuko nahisemo gutuza Yesu mu mutima wanjye. Cyigisho nifuje yuko twakwigana gifite insanganyamatsiko, kandi insanganyamatsiko ntabwo ari insanganyamatsiko ikomeye cyane. Irabaza ngo kuba
ikizame abaje bakunda ibizame kuba uri umudivantiste umunsi wa karindwi bikubwira iki? Kuba uri umudivantiste umunsi wa karindwi bikubwira iki? Umva bikubwira iki? Ibisubizo twatanga ni byinshi, ariko icyo nifuza yuko twatanga uyu mwanya, kuba umudivantiste w'umunsi wa karindwi bitera umunezero, umunezero n'ibyiringiro byo kuzataha mu bwami bw'Imana. Kuba ndi umudivantiste, kuba uri umudivantiste bikwiriye kukunezeza, ukavuga uti ni ukuri Mana yanjye ndagushimye kuko wampaye iyi mpano yo kuba umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Kuba rero warinje muri iri torero kwa umudivantiste w'umunsi wa karindwi, ntabwo ari wowe wabyihitiyemo, ahubwo imbaraga yo mu ijuru niyo yagufashije guhitamo wakira iyi mpano, wakira iyi mpano kugira ngo uze muri iri torero, muri uru rugaga, muri iri tsinda ry'abantu bafite Bibiliya mu biganza byabo uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Hari benshi batakiriye iyi mpano. Twahisemo nk'abadivantiste kuja mu ruhande rubusanye n'imiyaga y'imyemerere itandukanye dusanga hirya no hino. Tubihitamo, tuvuga tuti twebwe ibyo ntacyo bitubwiye, nubwo twaba itsinda ritoya, uko twaba tungana kose, ariko duhisemo kunyuranya n'imiyaga y'imyizerere itandukanye kandi iboneka hirya no hino. Ibyo ntacyo bitubwiye. Umudivantiste w'ukuri, kuko harimo n'abadivantiste bataraba ukuri, ariko bamwe sinzega yuko uyu munsi asobanukiwe bidasubirwaho ku munsi w'ikiruhuko, atari icyumweru cyangwa se dimanche cyangwa se mu zindi ndimi sande, ahubwo ku munsi w'ikiruhuko ari umunsi w'isabato izajya ihabwa icyubahiro. Je toujours umunsi w'ikiruhuko, iri tsinda ry'abantu b'umunsi wa karindwi ryemeye mu buryo budashidikanya yuko umunsi w'ikiruhuko ari isabato. Iyo ni impano itangaje cyane, kandi iyo mpano y'umunsi w'ikiruhuko w'isabato benshi bakomeje kuya babiririmba mu ndirimbo baririmbye. Umunsi w'isabato tuwusanga muri Bibiliya, aho dusanga n'itegeko, amategeko Imana yatanze mu Kuva igice cya 20 kumanuka, hahandi hari urutonde rw'amategeko yose y'Imana ari mu byiciro bibiri, ayo tugomba kugenzereza abantu n'ayo tugomba kugenzereza Imana. Itegeko rya 4 dusanga ku murongo wa 8 w'icyo gice ritubwira yuko dukwiriye kwibuka kuruhuka umunsi w'iki w'isabato. Uyu munsi w'isabato rero ni umwihariko ku itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, kandi tudashidikanya ko iri torero ari ryo torero ry'Imana. Amen. Ndumva amena ari heya ahangaha. Uyu munsi w'isabato kandi ni naho n'izina ryacu riva, abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Abadivantiste ni abategereje, bategereje kuza kwa Yesu. Yesu yaraje, Yesu agiye kugaruka kujyana abamwemeye bose, kandi Yesu niwe avuze ngo nimunkunda
muzitorera amategeko yanjye. Imana ishimwe cyane kuko turi muri uyu murongo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kuba abadivantiste iri zina ryacu nk'abajiya nanone mukwiriye kumenya inkomoko yayo. Hari amazina menshi yagiye atangwa aho murabizi neza iyo umuntu afite kampani areba izina ayita. Ni nako itorero ryacu ryashatse izina rigomba kwitwa rihitamo kuba abadivantiste abategereje b'umunsi wa karindwi, umunsi wa karindwi, kugira ngo twerekane uburyo dufite ifuhe ku mategeko y'Imana, ariko cyane cyane umunsi wa karindwi. Aho ngaho twacakanye tuti uyu munsi nicyo kimenyetso cy'Imana ku bantu bayo, nicyo kimenyetso kidasimburwa n'uwo ari we wese dusanga mu itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, kandi atari Abadivantiste b'umunsi wa karindwi ahubwo dusanga muri Bibiliya. Niyo mpamvu dukwiriye kunezezwa yuko turi Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Insanganyamatsiko yacu yavuze ngo kuba Umudivantiste w'umunsi wa karindwi ubyumva ute? Bikubwira iki? Icyo bikubwira ni uko uri mu murongo wa Bibiliya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iri zina rero rikaba ryaratowe kugira ngo turyakire ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu icya 863, maze inteko yemeza yuko inteko y'itorero ryacu abatubanjirije abakurambere bacu babaye umusingi w'iri torero. Baravuga bati iri torero izina twemeye nuko tugiye kuba Abadivantiste mu buzima bwacu bwose, n'abo tuzabyara n'abo bazabyara. Igihe Yesu azaba atari yaza tuzakomeza kuba abategereje kugaruka kwe, kandi twubahiriza amategeko y'Imana harimo na Bibiliya. Niyo mpamvu urubyiruko rw'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi dukwiriye kurangwa n'umunezero w'uyu muco wavuye mu ijuru ukatugeza mu muco w'itangaza utujyana ku kubahiriza amategeko y'Imana. Ibi rero bikaba byaratewe no kwihitiramo, duhitamo dufashijwe na Mwuka Muziranenge, aho Bibiliya yo itubwira ngo muri Zaburi y'119 ku murongo wa 66 haratubwira ngo unyigishe guhitamo neza. Ndashima Imana cyane ko abatubanjirije ariyo bazokuruza bahisemo iri zina, bahitamo neza, bahitamo kujyana na Bibiliya. Unyigishe guhitamo neza no kumenya ubwenge. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi bakwiriye gusaba Imana kugira ngo ikomeze kuba hafi, bagire guhitamo kandi bamenye n'ubwenge. Tumenye ibihe turimo ko atari ibihe byoroshye, ahubwo dusaba guhitamo neza kandi dukoresheje ubwenge Imana yaduhaye. Usanga yuko riboneka muri Bibiliya inshuro 105. Isabato. Nta muntu rero utakwishimira umunsi w'isabato, kandi bikaboneka inshuro 149. Ijambo sabato riboneka inshuro 149. Ikigenzo kuri ibyo ngibyo nuko dusanga ko na Yesu ubwe yaruhukaga umunsi w'isabato. Niba rero turi abayoboke ba Yesu Kristo dukwiriye kugenda mu murongo yatweretse. Imana ishimwe cyane kuko umucyo wo mu ijuru wadusabye umutima utuma dukomeza kugenda nk'uko Yesu yagendaga turuhuka umunsi w'isabato. Nanone kandi Yesu amaze gusubira mu ijuru, intumwa ze abo yaratoje nabo bakomeje kuruhuka umunsi w'isabato.
mu byakozwe n'intumwa 13 ku murongo wa 14 na 42 hatubwira aya magambo ku murongo wa 14 ariko bo bava iperuga baromboreza bagera muri Antiokiya y'Ipisidiya ku munsi w'isabato binjira mu isinagogi baricara mwene bagabo binjira mu rusengero baricara icyari kibajanye kwari kugira ngo bajye gusenga baramye umwami wabo ku mirongo 42 w'icyo gihe cya 13 bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho kandi no ku murongo 44 w'icyo gice haranditswe ngo ku isabato ikurikiraho aho umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana kuri uwo munsi w'isabato. Sabato rero abadivantiste turuhukaho ni umunsi wa Bibiliya, ni umunsi twahawe n'Imana, ko ari umunsi Imana yikubitiye ikawuruhuka ikaweza ikawuha umugisha. Imana ishimwe cyane ko turi abadivantiste umunsi wa karindwi. Ryacu n'itorero rifite gahunda mu buryo butangaje, rifite uburyo riyobora abayoboke baryo, kandi si ubu ngubu bitangiye, byatangiye kera cyane. Nababwiye yuko inzira y'umunsi wa karindwi byatangiye mu 863. Mbere yaho gatoya iryo zina tutatwarifata, hari hamaze kuboneka none umuco wo kureba uburyo abasore, urubyiruko, abangavu bakwiye gufashwa. Mu 852 niho James White, umugabo wa White, yategeka ariko yumva agize iryo yishurirwa ariko urubyiruko ruri muri muvoma bari muri iri tsinda bakwitabwaho bati. Maze mu 879 bemeza yuko akwiye kubaho icyiciro cy'urubyiruko rw'itorero ry'Abadivantiste. Icyo gihe itorero ry'Abadivantiste wa karindwi ryari ryamaze gushinga imizi, maze hatangira jiya izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iri torero rero ni itorero rifite umurongo kandi rigerageza kugira ngo rikomeze ryite ku baryinjiramo guhera ku bana batoya kugeza ku bakuze, cyane cyane ko Bibiliya itubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo. Imigani 22 ku murongo wa 6, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atari yageze ate. Imana ishimwe cyane kuko uyu munsi hariho n'abagiye kubatizwa kugira ngo barahire imbere y'Imana ko bagiye kwemera kuba abadivantiste umunsi wa karindwi, kandi bagiye kuzajya baruhuka umunsi w'isabato kuko ari Imana yikubitiye maze ikavuga ngo tuje turuhuka. Niyo mpamvu Uwimana Yohana yanditse amagambo ubutumwa bwanditswe na Yohana yataba kuyenda kandi mu 26 arandika ati umuntu nankorera. Hari ibintu byinshi tuyadukora. Umuntu nankorera ni Yesu. Aha tubasha gucengezwamo ababwiza yo kugira ibintu dukorera itorero, dukorera mu rugaga turimo, mu itsinda turimo. Ariko Yesu yavuze ati umuntu nankorera agenda ate? Ankurikire. Umuntu nankorera ankurikire. We gukora gusa ngo unanirwe gukurikira Yesu. Hari imirimo tumaze iminsi dukora yo gushyigikira itorero ry'Imana, kandi hari n'igihe twatanze tuza ahangaha. Ibyo ni ibikorwa byiza, ariko niba dukorera Yesu dukwiriye no kumukurikira. Igihe tumukurikira rero gukurikira Yesu nuko buri wese agira umwanya wo kwisuzuma kugira ngo arebe yuko ibyo arimo bizaniranye no kwemera kw'iri torero ry'Abadivantiste wa karindwi. None kuba umudivantiste wa karindwi bikubwira iki? Nuko biguha discipline, bikaguha discipline y'imibereho yawe ya buri munsi, uko ugomba kubaho, uko
ugomba kubana n'abandi imivugire yawe ese bagenzi bawe babwira ute iyo babwira ute utekereza ibiki umutima wawe kuko Imana yo ireba n'ibihishwe Yesu yavuze ati umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi umugaragu wanje niho azaba aho ndi nubwo Yesu tutari kumwe nawe ahangaha mu buryo bwo kumuresha amaso yacu ariko iri umurongo mwiza uri kumwe na Yesu izajimane habitubahiro umuntu nankorera data nawe azagenza ate azamuha icyubahiro data Imana izamuha icyubahiro cyo cyubahiro kivugwa n'ubugingo buhoraho Imana ishimwe cyane turarikirwa kuba hafi ya Yesu ese iyo ngendanira na Yesu iwacu dutuye mu midugudu turimo mu mirenge turimo imirimo dukora buri munsi iyo turi guhinga iyo turi gucuruza iyo turi mu mashuri twiga ese njya nibuka yuko ndi umutima w'umunsi wa karindwi nkaba ngendana na Yesu cyane ko tubwirwa yuko iyo tugerera na Yesu Imana nayo izaduha icyubahiro kandi icyubahiro nta kindi n'ubugingo buhoraho niyo mpamvu tugomba kurangwa n'ishyaka ryo kubana na Yesu tukabana n'Imana iryo shyaka rikakuranga mu busore bwawe muri iki cyiciro urimo ukarangwa n'ishyaka ryo kubana n'Imana mbese iryo shyaka uzigiyumvamo ibigaragarira amaso nuko mwese mufite ishyaka ryo kubana n'Imana kandi ni nabyo mbifuriza mugabo w'Imana Petero hari amagambo yanditse mu Rwanda rwa Petero igihe cya gatatu ku murongo wa 13 handitswe ngo mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'igi nta numwe ninde uzabagirira nabi nta numwe kuko muzaba muri mu cyubahiro cy'Imana kandi ku iherezo muzahabwa ubugingo buhoraho ku murongo wa 14 icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka mwamuhiriwe ntimugatinye ibyo babatinyisha kandi ntimuhagarike imitima mwe kuzajya muhagarika imitima ngo ahari indi myemerere indi miyaga iri hanze bimeze bitya na bitya ahubwo mumenye yuko uru rugendo turimo ku iherezo ryarwo hari ubugingo buhoraho kuko ntabwo ibiri duciraho iteka ahubwo uko bukeye nuko bwije duharanira kugira ngo dusome Bibiliya kandi Bibiliya aba ariyo ituyobora ku murongo wa 15 ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami kandi mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese wabajije impamvu z'ibyiringiro mufite umujiya agomba kuba yiteguye gusubiza impamvu z'ibyiringiro bye mbese kubera iki wambaye iyo mpuzankano ese kubera iki uruhuka umunsi w'isabato kubera iki uri mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi ntabwo ugomba kugenda buhumyi ahubwo ugomba guhora witeguye kuvuga ushize amanga ugasobanura impamvu z'ibyiringiro byawe amen ugasobanura impamvu z'ibyiringiro byawe n'abandi bagiye kubatizwa mu mwanya uwo wese yababaza ati kubera iki wabatijwe mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi akaba yiteguye nta shiti nta mususu nta bwoba akavuga ati ndi umudiventisti w'umunsi wa karindwi kubera izi mpamvu kuko nifuza kuzatambuka mu by'Imana bavandimwe dukwiriye kumva dufite ishyaka ryo kubana n'Imana ku murongo wa 16 wa cyagihe cya gatatu urwanda rwa Petero kandi mufite imitima itabacira urubanza mbese umutima wawe hari urubanza ugucira umuntu umwe yigeze kuryama araryama kuko twese turyama aza kurota kuko twese turota
hari inzozi zimwe usanga ari nziza, izindi nzozi zikaba mbi. Uyu muntu yarose arota inzozi nziza mu buryo butangaje, maze arota ari kujya mu ijuru. Amen. Ari kwanga urote uri kujya mu ijuru, arota ari kujya mu ijuru rwose. Ndibwira yuko hari na bamwe ahangaha babasha kubirota, ariko igihe yajyaga mu ijuru ngo ageze ku irembo ry'ijuru ahasanga abakumirizi kuri gate. Kwinjira ahangaha twasanze gate kugira ngo uwo wese yo kwinjira muri iki kigo, maze ahasanze abakumirizi baramubwira bati se uraho neza uragana hese? Ati ndi kujya mu ijuru rwose. Nawe uraje, ni byiza rwose. Bati noneho rero ntawe cyo kwinjira mu ijuru gusa, ahubwo ongera usubireyo ujye kuzana urwandiko rw'itorero, itorero ubarizwamo. Maze aravuga ati ntacyo bitwaye, ndabizi yuko mu itorero ryanjye bazi yuko ndi umujiya, ndi master guide, ndetse rwose usanga no gukora kasisi neza. Nibyo bakora amatorero baransigira rwose. Aragendera bashaka bwangu, yari mu nzozi mu gihugu, maze bahita bamusigira bwangu ati ugiye rwose turabona kwirukira mu ibuga aho bwite. Nta mugabo yari afite mu itorero ntaki, maze baramusigira ahita yihuta na rwa rupapuro rwe, arihuta cyane. Agenda rwose afashe urupapuro arirukanka ajya kuba kumirizi yiteguye kwinjira. Batese uraruzanye? Ati ndaruzanye. Barashoboka koko ni byiza, bari basaba kuba amatorero bose. Barangira batuma rero subirayo, hari ikindi utazanye. Genda ujye mu rugo rwawe, maze abo mu rugo mubana bagusinyire yuko ukwiriye kujya mu ijuru. Aravuga ati ntacyo bitwaye. Yari afite umudamu, hari yari afite n'umugabo, ntabwo igitego kitubwira yuko yari umugore cyangwa umugabo. Aragaruka ageze muhira arabwira ati mva naringiye mu ijuru, none baramwemuriza n'urupapuro rwaje. Maze umufasha we n'abana bati rwose ibyo byose turabona yuko uyu muntu abayeho neza, nta mivuge mibi, atuguye neza rwose, nta kibazo na gitoya. None mwabana mwe ntabwo twasinyira mama wanyu? Barasinye rwose. Bati papa jya mu ijuru. Aragenda yirukanka azana urundi rupapuro rwo mu muryango, maze arangije ati urwandiko ndaruzanye, rwari rwiza cyane, rwanditsweho abana bose basinye n'umufasha, niba ari umugabo cyangwa umugore yasinye. Uyu mugabo ibyo zabaye ndende, ariko aho ngaho bati zara turebe. Basaba ko kubaza bati rero hasigaye rwose turabona yuko ari byiza cyane. Bari bafashe inzandiko nyinshi z'abaturanyi be, z'abo babana mu rugo. Baravuga ati rero ubu rwose usigaje kimwe, ntabwo tugomba kuvuga ngo subirayo, ahubwo icara hariya, icara hariya, maze nawe wandike urwandiko, nawe wisinyire rwose yuko ukwiriye kwinjira mu ijuru. Maze arebye ati ndishyana, umva none se nanjye ndibeshya, ahinda umushyitsi, atekereza imibereho ye, atekereza ibyo mu itorero batazi, atekereza ibyo mu muryango batazi, atekereza ibyo abaturanyi batazi. Maze bati none se ngiye uko mbizi, none ndabigenza ndabisinyana. Igihe yahindaga umushyitsi, maze ibitotsi, ava mu bitotsi arakanguka bitewe n'umushyitsi yahindaga, maze arakanguka. Akangutse asanga yari aryamye gusa. Aravuga ati Imana ego cyane, ijuru nari ndibuze rwose, none ubwo ndibuze, ubwo mbonye yuko ari ibibasha gutuma ntabasha kujya mu ijuru bitewe n'imibereho yanjye, reka noneho ngerageze rwose ibigijambuje kujyayo nabyo bikora mu mibereho yanjye. Maze atangira urugendo rwiza rw'umukristo. Maze uwo nguwo nubwo yasinziriye, ariko ategereje kuzakagukira ubugingo buhoraho. Bizera baje bari ahangaha, gerageza ufate umwanya, ugire ishyaka ryo kuba hafi ya Yesu,
ugira ishyaka ugira umunezero wo kuba umutima z'umunsi wa karindwi nta kimana itagukoreye niyo mpamvu uyu mwanya ukwiye gusuzuma imibereho yawe ukavuga mbese imibereho yanjye ikwiye gutuma njya mu bwami bw'Imana maze niba usanze hari ikintu kitagenda neza uje ku mavi uwiteka utuwiteka nzi yuko uri Imana y'inyembabazi Yesu nzi yuko uticaye ku ntebe y'imbabazi none ngiriwe umuntu kandi ndarahiye koze demituru sinzasubira muri ariya manjwe ahubwo ngiye komatana nawe mbane nawe Imana ifashe buri muntu wese kugira umutima wo kwisuzuma kugira ngo twese tugire imibereho izatuma tuba mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu. uhoraho data twese nawe ugira ubuntu bwinshi mucunguzi w'ubugingo bwacu kandi data twese dukunda cyane izina ryawe rihabwe icyubahiro tugashimira akanya keza uduhaye aho umaze kutugaburira ijambo ryawe rinyuze mu mugaragu wawe ni ukuri warakoze kuduha isabato utubashishe kuyubahiriza no kuyigisha abandi tuboneramo imigisha tukibuka ko uri umuremyi n'umucunguzi wacu nuko rero tuhe kuyubahiriza ndetse tube icyitegererezo nk'uko tumaze guhabwa inama abatubona bose nyagasani babona ko turi umuryango w'umwihariko bityo heriko guhimbaza komeza kudufasha muri gahunda y'uyu munsi turagusaba ukomeze kutwunganira mu byo tugiye gukora byose bisigaye inyuma kandi uhure buri wese waje muri iyi ngando uhure ababyeyi bohereje abana yewe n'abazanye nabo uhure iki kigo cyaducumbikiye uhure nyagasani igihugu cyacu
umutekano ushoboye kugwira muri iki gihugu tubone uko tukuvugira nyagasani bitagusezerwa kwawe kugira neza ubuntu n'imbabazi bikomoka ku Mana Data bari natwe ibihe byose kuko tubisabye mu izina ry'Umwami Yesu amen. Yes.